bimeze bite? Uravuga Miguel se? Miguel yanyuze ahangaha agiye kumara ifite ngo njyane ku kazi. Lifte? Kasha. Yaranyuze ahangaha avuga ngo reka ngeze ku kazi. Urumva ntabwo nari mu byage. Nawe turakibazo tugende. Iyo muri ranunguye. Shawe nakubwiye ko ikintu cyose wavuga cy'ingende nayikora ubwoba. Okay. Ikintu nari ntekereje ko twatera mama ubwoba. Ngo hari umuntu acyandikisha ibaruwa intoki ngo bakohereze. Nk'abantu bo mu ntara bafite banje. Se abantu bamuziranye bo mu ntara bakora ikibaruwa ari bademije. Twiganye kera nda batagifite badafite amatelefoni. Hatereka nandike ndakaruha nkakuriya ikaruza nane ntago. Ubwo abo nyine niba ari ibyari babana mwiganye ko ari kugusuhuza n'ibiki nta bintu birenze nakeka byari biri. Yaba wenda narubonaga gusa yaba wenda byabaga ari byo nimba Josephine atambeye. Genda uzane urupapuro nkwereke. Sikari bya urupapuro naraye ni. Genda uruzane nkwereke. Kandi akose kwa gataraningirije tuno twenda de. Niba kwihorere mwa. Ubusa nazasigarana nande. Genda uzane urupapuro nkwereke. sikari bya urupapuro naraye ni. Genda uruzane nkwereke. Kandi akose kwa gataraningirije tuno twenda de. Niba kwihorere mwa. Ubusa nazasigarana nande. Shakira ibigeza ngo biba byoroshye cyane. Ntabwo byoroshye ariko wakoze kunsura ariko mwana hari ikibazo maranye iminsi nabuze icyo nagikoraho. Kareka. Namahoro ahubwo nyine umva nshaka kumufasha mu kadiyo. Nabizi utuntu twinshi ujye dushobora. Arabizi mbamare. Amaze kugira imyaka myinshi ariko sikubona ko nta mukobwa tuvugana. Nta n'umukobwa yigirira nimero. Urumva icyo atari ikibazo. Urabona umukobwa wanjye Gahira arakuze nawe mu minsi mike yashaka. Rijya gushakira umukobwa pe ariko ushakira umukobwa muzima. Sibyo? Urabona ikigero ndimo n'imyaka mfite. Ushakira umukobwa nyine twaberana. Ukuze apana babandi bagize. Nase ubwo kuko wabuze umukobwa. Arse Chris wayikubizi ko tubana nawe tunasangira kenshi. Hari umukobwa urabona tujyana basi mu kabari. None se ushaka wo gushyira mu mago se? Ntazi uko bizwa nawe ushaka kujya Chris. Ntabwo ni muri cyo kigero. Yabindi. Shaka umukobwa nzana mu rugo tukabana tugasezerana tukabana. Ibyo ni ibintu byoroshye. Kuko cyane rwose. Ngabo se mbwira ko bino kuvuga se suza abakobwa dukorana nabo tugendana. Ntago bubabona. Abo mugendana baranabonye bambara ubusa babunuza. Abakobwa bawe koko. Reka mwereke rero sibyo wikwivuna. Shakira umukobwa muzima. Umukobwa mwiza. Senso bwiza uri kuvuga ariko giye umukobwa mwiza numva ashaka. Umukobwa ufite imyaka nyine ukuze apana abandi b'imyaka 18 19 oya nibura gwera kuri 30 yenda 27 kuzamura ntabaragiye mfite 40 wishakira umukobwa ubona ufite gahunda wakubaka urugo abandi banywa nk'imodoka zishaje n'iki n'ibirori bakunda kujya kubyina oya dore ukibivuga dore hari umuntu uje mu mutwe neza kandi do yamadiru yiruka umureranye mwiza kabisa. Umva ngiye kugukorera ibintu noneho tuzajya duhura uvuga ati Chris sevura umugari ndamukeneye urabona nyine guteta birangura kujya kuvugisha umukobwa mbona ntabona hera mu ariko nkuko ubingiriyemo ukavuga ati hari umuntu type y'inshuti yanjye ufite kugenda gucya byaye humura burariga nanjye kira nuko nari meze ariko ubu ngubu ndakuzi we n'umukobwa uri mu kilometero muramuvugisha ngo umva ubu ni pfa kuba twarebanye biba byikoze
so no kuvuga rero ibyo ngiye kubikugiramo urebera umukobwa kabisa ariko sha umbabarire rwose ntanzare twakobwa imyaka 18 na 20 oya humura ni umuntu kabisa ukuze ugaragara umeze neza dore nifitiye n'akabazo ahubwo ushatse wari bukuntu ngenza kamanga nka 5 dore nifitiye amafaranga no yafite ariko uzi ibintu ngiye kugukorera ntacyo ndakohereza 10 kuri momo yawe reka nkwereke ahubwo ikintu ugomba kumfasha sibyo ndagira ngo condition z'umuntu uzama simvuga ngo n'uw'inzobe n'uwiki wendebera umugore tuberanye sinshaka abakobwa bo hanze ahangaha babandi babana ndakuze sinshaka umuntu uzajya unyirukansa ngo twasohotse ngo twagiye mu kabari umukobwa ushaka kubaka uzaza akaza hano mu rugo yaba akora agakora yaba yenda nta kazi afite nta kibazo afite nawe namwemera akaza hano akicara akaba umugore nyamugore ibyo biroroshye cyane ubwo ahubwo diri yarangiye shaka cyangirizo neza kubikubwira ntabwo ese bya Kristo mbimubwiye sekaye kozi kuri umuntu wanjye dukorana tuntu twinshi hoya humura rwose njye kamvuga ni buri ushobora kukubwira ugasanga yenuzaniye babakobwa basazi barakobwa rwose nyankorana nabo oya abizi no mu kabari ho tuba turi kumwe ukibona ko n'umukobwa tujye tuvugana kubera iki ni umukobwa wazankururukaho azatuma mbaho nabi humura rwose kandi nyizero urabizi ibintu ngiye nkora ni ibintu biri smart ibintu biri clean abakobwa bari hanze hanga banywa nk'imodoka zishaje bakunda ibirori nkaho babibaterereje oya kandi mbona abakobwa mugiye ntumwe muri babandi oya humura kandi bambara ubujipo wagira ngo ntibambaye n'abandi bambara ubusengeri gusa oya wowe urabizi ndakubaha so nzakurebera umuntu mujyanye kabisa wambara neza ubujipo maremare wambara kikwiza pana babandi usanga yambara akajipo wagira ngo n'umuntu nawe yambaye aya arasibashaka humura kandi mugiye kibazo mobile money ni telefone ya nimero niba muri mobile money numve bamwe ntugire ikibazo ndakweza 10,000 uramugura agafanta byagenda biti ariko urumbabarire rwose utazanzarira inyatsi humura si bya bintu byo kuvuga ngo niwe guryoshya cyane sindyoshye shaka tuzabana hano akambera umugore arabona ko umukobwa wanjye kuza agiye kwishakira nawe akigendera ndabibona ejo bundi yabona umugabo urumva nsigaye hano se urumva naba nsigaye jyenyine birumvikana kabisa reka mbijyemo reka nkwereke ahubwo reka tugende tujye kugera ku muhanda n'amazi kohereza amafaranga ibisigaye nta kibazo wowe igomba kungura umuti bisigaye nta kibazo kurisha amenyo mwana uriya mukobwa ndamukunda Gaera ndamukunda ku rwego utabasha kumva pe uravuga Gaera uriya nakubwiraga nyine ndamukunda pe kuva uriya mukobwa namubona nakongera kumukubita amaso shaye impinduka muri njyewe ebana zirenze noneho ariko mwana ubwo wabuze abandi bakobwa ukunda koko n'abakobwa bose muri Kigali sinyiryama ntatekereje kuri Gaera abandi bakobwa n'abandi nyine abyo ni imitwe y'abatipe bose ngo gisinzira n'ukiryama kubera Gaera agari ukuvuga ngo asirika bige uko ni ibintu wakoreye Gaera urumva ko ibyo bintu byashoboka ko mwakunana ahubwo suri siri ko yakwemera buri bana ibintu namukoreye ntago bikuraho ko mukunda nyine ahubwo nicyo kintu nagira ngo mubwire ni nacyo cyatumye nkwamagara nagira ngo nibura ungira inama mbwira ukuntu nabigenza kugira ngo Gaera nongere mwigarurire kandi ndashaka kumusaba imbabazi nkamubwiza ukuri ko ibintu byose namukoreye hanyuma tukajya mu rukundo noneho nta n'imbogamizi n'imwe iriho abacanye bro urabizi n'ikindi inama nakugira niyo gushakira inzira ahandi uriya mukobwa ukamureka kuko urimo kunca intege n'ukubera iki kandi ntabwo uri kuguca intege ariko nabyo wamukorera urabizi waramuhemukiye cyane rwose Gaera naramuhemukiye ndabyemera ariko nzamusaba imbabazi nawe n'umuntu azanyuma biriya bintu nubwo nabikoze nabikoreshejwe n'ubwana twese twari abana kiryagiye ubu narakuze nawe yarakuze amateka yarahindutse kugenda ngumusaba imbabazi z'ibintu byabaye numva ko bitakanga ko njye nawe twakomeza ubuzima kandi tukabaho neza umukobwa mwiza abandi bakobwa twakuranye barahindutse bamwe babaye ibirara bamwe twirirwa dusangira amabyeri n'amatabi n'iki ibintu byose ingeso mbi zose tuzijyana ari kuri uriya mukobwa ntiyigeze ahinduka ubwitonzi bwariyongereye kuruta uko yari ameze kirya gihe ngira ngo nawe sinzi nimba utaramubonye
yakitona nka kera ariko wibuke ko afite igikomere kandi ubu niwe wamuha icyo gikomere afite wakimuteye. Ndabizi igikomere aragifite ariko nanjye mfite ikindi. Icyo gikomere ngomba kugikira kubera ko namusabye imbabazi ndetse nkamusaba n'urukundo kandi sibyo. Ariko siko biri wakoze ari violence. Aga nubwo hashize igihe kirekire buriya aramutse nanabimenya afite uburenganzira bwo kukurega kandi yandega ariko biriya bintu nyine byari ubwana urabyumva imyaka yose ishize ni gute umuntu ataba yaribagiwe nibura wenda ngo abe yanaca n'inkoni zamumva bari byari ubwana se umwana ashwa amenya kurambika hasi. Waretse gufata ibintu nk'urwenya ko mubwira ibintu ndise subizi ko najya nkwamagara ku bintu gutya bya joke gusa ndakumenyereye kuza ntabwo zijya zirangira. Gusa ngiye icyo nakubwira cyo nurambuka ufashe risk yo kuba ugiye kunanagayira uzabi wizititse igisanso. Ikihe gisaso ariko reka nkubwire waretse kunca intege basi wewe naramukagayira naramukamenya ibintu wamukoreye. Niyo mpamvu nyine ngomba kubikora niyo mwamubana mu rugo ndahamye neza ko zaguta ako twara abana usibye ko atari cyo nifuza. Nshaka urukundo rwanye nagahera nge nawe dukundana sibyo. Naramubwije ukuri ni gute yana nyine ngomba kubitegura nkabimubwira mbere nkamubwira ibyabaye kirya gihe muri irye kuri urya munsi wa anniversaire yanjye ibintu byose byabaye nkamubwiza ukuri namubeye sibyo. Nubwo bigoye ariko nzabivuga kuko wenda nanjye bizamfasha ibintu numva bindemereye igihe kingana gutya nibura byagakwiye kurangira. ashobora kuba utazi gutereta turashaka kumufatirana kubera ko uzi ko kumubona byakoroha. Ese wakuruwe n'iki nari amabuno ye agara abakobwa beza barutagayiro gayiro utaka zana mu 10 tuziranye umbwira uti nibura ngo yaramukurikira mu bwiza uragira ngo bere umuranga se. Oya wivuga gutyo nge icyo nzi cyo nuko mbamya ahubwo wowe mbwira upfiki nawe upfiki nura mwana w'umukobwa. Mansera ntacyo dupfa. Mansera se kubera icyo ari Mansera mwahore mu kiriziya wasanze arimo guhereza tuzabona aramufatiranye kugira ngo byari gukora. Wamusanga mu kigo ataha mu kigo ko ataha kwase ntago ari Mansera birani bya bindi bya kera byo ku ishuri. Gayira yabaye umukobwa mwiza w'umusirimu ukeye noneho birenze uko yarakeye imbere ko Gayira n'umukobwa mwiza kandi urashaka kwiyongeza. Dave waretse kugira ibintu joke ukumva ko ibintu ndimo kubikubwira biri deep. Byuza n'undi marwa n'inywera inzoga si cyo kibazo inzoga wazibuze. uriya mukobwa azaguta mu nzu tuzaba tukiri kumwe kandi uzambwira. Ntabwo yana mu nzu yaba nagiraga amahirwe akampa umwanya akantega amatwi ntabimubwira kuko sinabana nawe nanjye iyo mbogamize ntarayikura. Ase uzahera umubwira ngo uzahera kuri ijambo mubwira we nzabimubwira nzashyira hasi mbimubwire mubwira ukuntu byagenze twasinze bikaba biriya bintu urumva nzabimubwira biduteranye nk'inshuti namwe wenda bizabagireho ingaruka ariko nzabimubwira. Nese unzagomeza ngende gutya mpaka ngendana umuzigo rero bizabiri ku mutwe wawe. Ariko nibyo mwakoze byose ngiye bisa nka ntari mara nanisinde nanamwe ari wasinze anasinze nanamwe rwose kurugurayo. Je urabizi niza amashuri makeya. Oya yo je ntabwo nakwandikira ahubwo ndaje kubwira. Reka narakubona icyagiye kwandikira Miguel no ufite umukono yanje. None se mama we ntazi umukono wawe. Ibaze rero amenye kandi nje nakwandikiye nk'ibyo bintu kankura ku mugati. Narinde guteganya kwigura indi hene tubyihorere. Wowe nja mbona bari gushira nk'itariki nkangaha ubundi ubanze w'amazina yawe nayo mama wese ni ngombwa mwandike wandike ubundi umubwira ibyo ushaka kumubwira. Hanyuma uje wandika usoma kubwira utundi tuntu tugenda uri gushiramo sibyo kandi n'ukuri iyo nama niyo ntaga azatuma ugenda azatekereza ko uzagerayo ugahita wiyahura sibyo. Ngambwira rero ukuntu twandike mwandikire ngo kuri mama wanje tangira gutyo hano tangira ibindi turabikora nyuma. Nagira ngo nkumenyeshe ukumva nta bintu byo gusaba kubera ko nubundi umuntu watekereje gupfa bayabaye nk'icihebe sibyo ababaye nk'icihebe nta bintu byo kujya gusaba umuguru uti
nagira ngo ngumenyeshe ko namaze gufata umwanzuro kuko nabikubwiye ko ntazaja muri interino nimuramuka mwemeye ko ngenda mukandika nkagenda ndi kugira ngo ubwire ko ningerayo nzahita mpfa ntakubaza inzira uzabicishamo ubwo azayitekerereze ntago ari byo nibyo ngibyo nta n'ikindi ngenda nanzuye gupfa byonyine ibyo birahagije kandi uzaburebe ikibazo nuko ujobona amafaranga ntubwire na kantu nakamwungurira ubu urumva n'ibicamo uzangurira gaki haryo ukundi hari akantu nabonye Miguel ariko nka ku meza gatukura niba ari agaki uzanyibireho nzanire numve biriya bintu nabyo urabizi uzazane mweho numve uzazane icyo gihe uzabunguriye bizaba birangiye nta deni uzaba umutsigayemo shanyweho nkwereke umugakombe ke aja ahaguruka kamaze uzashaka ukuntu unyibira again ko kuri wese uzane nsomeho sibyo so turarangiza warekera hanyuma rero shiraho itariki ntarikura kimukoze mwa azagwara umutima ndakambara data azagira ngo nibyo kandi nawe agukunda kubi rero nje mbona gutetesha bakugize nk'uruhinja si ibyo se none hari ikindi wow karibu Miguel muri iyi minsi ufite urukundo karibu icara ukaza mwakira uza ahantu kera najyaga nca kera utanibuka ibintu najyaga nkura wakundaga tukiga ako nawe ntukambeshe usubiye bya kera akundaga kibuka ubwo ni ibiki bakugiza ni ukira urambye akundaga cyamasikara kumva ko biho Mwese aya mandazi se mwese wo mama cyakora aracyakora n'umukobwa ubu yarashaje ariko ntabwo ari cyane rero bikihagararaho ndabizi umva urakoze pe gusa nari narayabuze yeba gusa we nigine sinari wowe kikumbi ukunda kuko nta kintu n'iki na kimwe nzojya gukora njya nibagirwa kuri wowe igikwariye mama nuko tubaza ko yamandazi aracyafite gumwe ya kera umva eka narashaje njye sinkira kumva n'ibito amandazi ngo yanze kumvamo ndayo kunda n'aho naguze inyuma njye kumbura ngo ngiye kurwara ntabwo se ndayakura hehe icyo utamumagaraga warantinyaga nta nimero n'ibiti byose akaba nakuboze waba ushaka umuntu ukamubura ngo gafangure ngo buryo nari nzanira no biryo nariye ko ntabi urakoze pe umeze neza urabona byabona kutari byameze neza umusaza Serie mu musubizo uko papa se yabasa musanga ngaha nawe hano nashakaga nibyo nivugiraga ari rero ajya naza kwipacagura ari umuntu mukuru unyuma cyakoze ntabona ntabwo ugihinduka pe uransetse nanjye kubaza pe uramushaka ubuze reka nyine navuga reka nze nkurebe byinshi uzunzanire amandazi rwose nakundaga cyakoze uramumva nzafata umwere pe ngende nyazane nanzi ko nguye ndi kuri kagasima rwose ko amaze igihe abantu bakunda kugendagenda ni ba bantu bakodesha rimwe na rimwe ariko uriya muntu uri hano ni kavukire nyine uri hari ahantu akorana
icyo gihe kugeza ubu none bakorana n'umukobwa cyakoze umurimo wankorera udushya siko ndiba ejo bundi gutambaje kuri nagisanga mu rugo cyari dusohoka nicyo kintu nari ngiye gukuri mbega ese bira bintu baho ubundi mbavuze wari iki gituma ugira ubwoba maze kuri isaha imwe izuba rivuga ngo bwije nyubwira izuba rivuga burije dutahe burije intege mwe njyewe byaranye papa arabifata se ngiye mwizukuri tukura ngubu papa kese nabakwa ikogira umutima mubi pe nubwo nankanira cyane ariko bitewe n'uburyo cyandeze mba numva nashaka kumubaza mba numva ntashaka ko yagira ngaho ambure ntayo mubwiye nyine nakuze ariko nyine meze tu aho natwe twese tuba tugomba kwitwararika kugira ngo tutababaza ababyeyi bacu ariko se nanone izuba riva ndetse niyo ryaba riva nagiye nayimubwiye abe nk'umuntu mukuru yashobora kuguhamagara ukamubwira uti hari ahantu nagiye ndetse urabibwiye ko wasohokanye n'umuhungu umva ko nta n'ibireba nabo ndagera aho ngaho urakura ndabona ko ndacyarerwa nawe nabo ndava mu maboko ye urumva ukiri umwana ze imbere ye cyane ku buryo utafata umwanzuro wo gukora ikintu utabimubwira ufata nafata ariko ngomba kumubwira ibintu byose ubu ngubu urabanza ugasaba agahushya waza akantu amandazi araryoshye ibyo wunzira amandazi nta nubwo asaba kugira ikintu nywesha n'iki ahubwo asaba ko njye ngira ngo nahaze natari kugira ngo ngire cy'umugoza cyo kuryaho cyangwa cyo kunywa nagiye nta kibazo ibyawe byose wayazanye umaze kuryaho tu waza akandi kantu mbaza akantu nta kibazo mbaza nta kibazo ni ikihe kintu mu buzima bwawe umuntu ashobora kugukorera ukamutanga wawe ubwo se ni igitsina icyo kintu nta kintu ubu ngubu umuntu yankurira cyambabaza kiruta icyambaye ntacyo pe ntacyo kuko ibyo umuntu byose yakora nabifata nk'ibintu biri aho ngaho ariko ubu ntacyo ubu n'iki cyambabaza cyaruta cyane narababaye byararangiye ubu ntacyo pe icyo kintu nsugo cyakubayeho n'ubwoko ki umva usigo mu buzima biba bihari hari ibintu biba byarakubayeho bigakubabaza ariko ubu siniyumvisha ko hari ikindi kintu umuntu yankorera ngo kimbabaze numva nababaye hoshya ntacyo pe ntacyo inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda